ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi asize ibintu nabapi nawe uri umukono uri igisambo gusa abaduteraga inkunga barayihagaritse isi yose iyo duteraniyeho rega murabikurikirana no mu binyamakuru hari abanyamakuru hari abayobozi b'ibihugu bandi hari abayobozi b'imiryango mpuzamahanga baragambana bavuga ko bagomba guhagurukira u Rwanda ariko kera najyaga nibwira kandi ubundi ku ruhande rumwe uko ushatse kubireba niko bivuze ubundi u Rwanda ni ruto ariko uwo munsi namenye ko u Rwanda atari ruto umuntu w'umunyamerika umwe aravuga ati mureke mbabwire ibintu by'u Rwanda ukuntu ari amayobera ati leta abayobozi b'u Rwanda tibabwiye abaturage ngo nimuzane amafaranga tuyashyira hamwe hanyuma tuzashaka uburyo tuyabyaza umusaruro wo kudufasha gukemura ibindi bibazo ati abanyarwanda bose bariruka bagenda bayatanga aho abantu bose baruhagurukiye bakarushakaho umugabane bivuze ko atari ruto impamvu atari ruto si ikindi ni abantu mwebwe abanyarwanda ntabwo ari ubugari bw'igihugu ni abantu bagira ibibazo bakabyemera bakemera guhangana nabyo ntibabyitirire abandi ikibazo ufite iyo ukigize icyawe ukemera guhangana nacyo uragikemura ibibazo u Rwanda twabigize ibyacu amateka yaduteye ibibazo byacu ni amateka yacu ibibazo byacu ibisubizo nitwe bigomba kuvamo ibisubizo bishingira ku kwiha agaciro nyamwumva ikintu cy'agaciro buri munsi agaciro kwiha agaciro nta wundi waguha agaciro iyo wiyubashye ukubaha n'abandi barakubaha iyo wiyandaritse uba wiyimye agaciro nta wundi ukaguha bya bindi batugemurira bakaduha imfashanyo bakadutera inkunga ntawe ugutera inkunga y'agaciro ntawe ugutera inkunga y'agaciro ubaho ntibibaho buri wese arakiha
abantu bashyize hamwe no mu bibazo baregerana bajya hamwe baravuga ngo reka duhangane n'ibi bibazo ndetse ikimenyimenyi haza kuza igitekerezo kivuga ngo ariko mureke kubera ko mu byo dukeneye kandi mu bibazo duhura nabyo harimo ibura ry'uburyo bwo gukoresha ku bintu bimwe na bimwe kubera icyo gihe abaduteraga inkunga barayihagaritse turavuga ngo reka dushyireho ikigega fund y'agaciro fund abanyarwanda barabyitabira rugikubita wari wabona ahantu ubwira abantu tureka dushyireho ikigega hari umuntu wabivuze neza ejo bundi hari ahantu nari mu nama muri Amerika umuntu w'umunyamerika umwe aravuga ati mureke mbabwire ibintu by'u Rwanda ukuntu ari amayobera ati leta abayobozi b'u Rwanda tibabwiye abaturage ngo nimuzane amafaranga tuyashyira hamwe hanyuma tuzashaka uburyo tuyabyaza umusaruro wo kudufasha gukemura ibindi bibazo ati abanyarwanda bose bariruka bagenda bayatanga ati nta hantu biraba ku isi aho ushobora kubwira umuntu ngo zana amafaranga tuyashyire hamwe hanyuma ushakisha uburyo twayakoresha ati agahera ko yavana mu mufuka ko yaguha ati abantu bose bakayatanga ati nta hantu byaba atari ku cyo bivuze ati ni icyizere ati ni icyizere abanyarwanda bafitiye abayobozi babo ati ni icyizere abanyarwanda bifitiye mu buryo bwo guhangana n'ibibazo byabo ariko mwari muzi ko sinzi niba n'amezi yarageze mu mezi abiri abantu ubu bazanye amafaranga arenze miliyoni 37 z'amadolari batyo bayazana buri wese afata uzanye make ushoboye kurusha azana menshi uwo mwanya barayatanga bamaze kugera ararenga 40 barakabaka muri miliyoni 44 z'amadolari abanyarwanda nta nubwo barabaza ngo ariko amafaranga yacu barizeye hari umuturage usanzwe wo mu cyaro watanze itungo rye yari afite abantu baramubaza batari ko se ko icyo wari ufite ugitanze uzabeshwaho n'iki ati nzabeshwaho n'agaciro nihaye kandi nibyo yarayitanze ariko ariho ntabwo ariho nabi kurusha uko yari ameze ahubwo ariho kumera neza kurusha uko yari ameze ibyo rero ni umutima w'u Rwanda umutima w'abanyarwanda nibo bwa bupfura navugaga ubupfura bwo kudahemuka kutihemukira cyangwa no kudahemukira n'abandi icyo iyo ugifite
nta mpamvu amajyambere ataboneka, niho ashingira. Amajyambere azaboneka, turi mu nzira yayo. Mu mwaka hagati y'ibihumbi 2005 na 2011 twavanye miliyoni y'abanyarwanda mu bukene, miliyoni imwe y'abanyarwanda. Ibi ngibi mvuga ntabwo ari ibintu by'amakuru gusa, ni ukuri, kuko abavuye mu bukene barahagarara imbere yawe bakabikubwira, akakubwira aho avuye, akakubwira aho ari, akakwereka ko atakiri umukene. Bishingiye kuri uko kwiha agaciro abanyarwanda dukwiye kwiha. Mu kanya ibyo bavugaga by'urubyiruko, imirimo, uburyo bwo kubona uko wabona amafaranga wakoresha gukora business kugira ngo ushobore kubaho neza, ibyo byose birashoboka bishingiye kuri uko kwiha agaciro. Ndetse muri uko kwiha agaciro nagira ngo nkosore ikibazo gito cyagaragaye, ariko ngira ngo Grace yamfashije yagikosoyeho. Rubyiruko, dukora uko dushoboye kugira ngo mubone uko mwiga. Mujye mwiga mutekereza guhanga umurimo kurusha kugenda ugira uwo wishyuza ko agomba kuguha umurimo. Ejo bunda ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru gega mwumve. Iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo, arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki? Ndamubaza ni ibiki? Arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi, nagiye kumva numva ngo ari hano, yarabeshye aza mu bintu byawe. Ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo, ibyo ni ibiki? Ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko. Amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda, icyo cyamuzanye. Atoya ati noneho bifite indi ntera. Tamaze iyo ntera noneho ni iyihe? Nibwo ambwiye ngo hari ukundi babyita mu Kinyarwanda ubwoko bundi ni rusange, bivuze ibintu byinshi. Ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa Bakono bashaka kwimika umwami wabo, ati wo mwese okay, ibyo bikiraho ndabyumva, bashaka kwimika abami b'Abakono. N'uwo musirikare niba byamuzanye, abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma. Ariko urambwira ngo uwo musirikare, uwo mukoroneri yaje muri ibi, ati
bamwe ntibagize neza kubafunga yafunze bari nka 2 cyangwa 3 ntibagize neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mubwira kirenzaho kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye cyo kiza mu kanwa kandi kuko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo akurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nawe ariko bambwiye ko bafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubu arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili ye simbashinzwe ndamubwira ntukintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere ngenda bashinzwe bose so mpamagara za minisiteri abishinzwe baza mu nkurikirane ibi bintu mumenye ni iki atangira arambwira naka yarariyo naka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi ndavuga si ibi bintu ko